genda zana nimero yawe cyangwa se fata iyanjye andika iyanjye. Telefone mfite. Ntumva si ikibazo ufite. Ariko njye akazi kose nagakora n'ukuri. Akazi kose wagakora usabwe. Sori ingegera itazi icyo ishaka ngaha. Uhirimbire gusa. Sohoka gira vuba genda. Ugenda ubitekerezaho ngo haye iminsi ibiri. Niwumva ibyo nshaka uzabikora kandi umenye ko ari byo uzaheraho. Musore ni mwiza. Ariko ninjije. Ndabizi kubera ubukene azagaruka. Wewe ni igomba kubanza nkamwihemba. Byazanyinjiriza. Berize! Ngegera yasohotse azagaruka ndabizi. Acting Rwanda. Amanda! Amanda! Ngwino hano unsobanurire. Kandi narakubujije kujya nikorera ibintu nivumbikira ibijumba byanjye warangiza ukaza ukabifata ukabirya. Ibijumba ko byari bitatu icya gatatu kiri he? Ntakiri. Mwese muri iyi nzu nituri batatu. Niba nari icyanjye ibyanyu bibiri birasigaye. Ariko wajya umenya kuri mukuru ukamenya kwikorera ibintu byawe ku giti cyawe. Ese uburakajwe n'igijumba. Nose ko nabishyiriyemo mama niwe nabishyiriyemo. Hari mama. Ajya haguruka na kara kaboko aze yivumbikira ibijumba hano. Uvuga nabi. Ubu sinabishyizemo ari bitatu hano. Sinari kuryamo kimwe ubu ikindi kireko wakireta namba. Wowe se si wumva ko ari bukirye n'ubundi utakirya nako iyo ntakirya wari bukirye. Ngiye buramba nshaka kureba amaherezo yawe. Kandi buri gihe ngugira inama ukagira ngo nukuvuga nabi. Bashaka kureba ikintu niba udashobora kwihagarara ngo wishakire ikintu ukora. No kuvumbika ibijumba ukaza ukarya ibyo umuntu yivumbikiye yishyiriye mu mbabura. Iri ziko waricanye. Wigeze uricana? Uraho gusa uraho wisize amavuta usa neza. Ubu ibi biganza byanjye bari ukuntu bisa. Warangiza gukaza ukarya ibyo utahawe. Kino niki kirye n'ubundi dore ntacyo nshaka ijuru se ayo magambo yose urumvise. Nyine niyo mvuga ngo ntacyo ushaka ubera ko umaze kubihaga. Wabinunzwe wariye wujuje igifu. Uvuga nabi. Ubikijumba nicyo kiri kukurakaza. Umva winsa kureka gusakuza utaraza no kundakaza. Genda ufate bira bijerekano bisohori. Wizane tubyoze njye gukwereka nja dukura amazi pfiri. Ibyo bintu byawe byihore. Urabona nzabashije ijerekano. Kubasha kurya.
Imana yanjye ubuzima umuntu azabamo bushobore kwera buri munsi kuba umuntu yicaye nta kintu afite yakora mu buzima byo kurya ni ikibazo nta muntu ngo abone ibintu byo kurya byibura rye yumve ngo arahaze guhora muri rwaserera ubuzima bwo kwigira umusonga ariko ari nta kintu mfite ntabwo ntabishobora ngomba guhaguruka ngashaka ikintu nkora nshaka icyo gukora kwicara gusa umuntu arebana n'abantu mu maso Mana kuko ubundi umori nicyo uri kumora ubundi ubungubu kuma n'ibihumbi 100 ngatangira business koko birakunaniye nacyo nari mbizi kuzagaruka ndakugira inama bite byiza harya mbwiye ko witwa nde Scott hanyuma se ko wagarutse hano wafashe uyu mwanzuro nubwo nabitekerejeho mbona n'ubundi nagombaga kugaruka kubera wenda ibibazo by'umuntu aba afite bitandukanye utamenya gusa akazi nakemera good wahisemo neza cyane wahisemo neza kondisiyo zaha rero hari ibintu bigera muri 5 ugomba kuba wujuje ibyo igihagararo uragifite umusore mwiza ufite wakoze umubiri ni byiza ariko ugomba kuba ufite discipline kutaburana n'umukiriya ikintu cyose ashatse akaba ari cyo ukora kini nkuko nabikubwiye ushize aka kazi no gushimisha ababyifuza ushobora kuba abagore ushobora kuba n'abamama abakobwa abagore bakiri bato gutya umuntu wese uzakwifuza ugomba kwemera ibyifuzo bye ikindi ntagomba kugira isoni nkuko yimbwiye kuri umurokore umuntu usenga natwe turasenga ibyo natwe turasenga kandi igihe turi ku isi hano tuba tukiri mu mirwano yo guhiga amafaranga sibyo ntekereza ko gusomana ntawe ubikwigisha cyangwa se uwo muzamugiye guhura azakwigisha nta kibazo sibyo wowe ugomba gushirika isoni gusa ukaba sharp ukayisimayiringa umukiriya akakwishimira sibyo nuko nabikubwiye n'igihe uzaguha stage hari ibintu byinshi nzagutoza nakoze uraza kumpa nimero ya konti yawe mba nishyiraho amafaranga ya avance ndabizi uzishima kandi akazi nugakora neza nzakugira umuyobozi w'abandi nagukunze cyane umusore mwiza ntekereza ko warangije kumenya icyo ushaka yego amafaranga ngiye kuguha nayo kugura imyenda amaparufe amavuta meza yo kwisiga ku buryo umuntu umugore wese uzajya ukubona azajya ahita amera amababa hari ibitabo nzaguha hari na flash ndi buguhe ugomba gukoreraho imyitozo ukareba icyo ugomba gukora yego ze ko gushishwa ubwanwa neza ujya muri salo bakukore neza mu mutwe
ugura imyenda myiza udusmall size udushati duto ku buryo amatuza agaragara. Genda kuri reception hari basiga nimero ya konti yawe ejo uzaza mu kazi. kandi murakoze cyane. Ugura na telefone. Ahubwo ushize ko nta telefone ufite. Ndagushyiraho miliyoni 2 ntabwo zihagije. Mana yaguhaye ubwiza butangaje ushobora kutabizi. Hanyuma tujya hara mu cyumba mbanze murebe neza hanyuma ngo avance ugende ujye kwitegura. Avance? Ndaguha miliyoni 2. Ukuri ndabashimiye kandi murakoze cyane. Sinakubwira ko ujye ugomba kugutestinga se. Kuko hari ibintu ugomba gusuzuma. Ushobora uhagaze gutya ariko wenda mu ipantaro ntakirimo ugomba kubanza nkareba. Nkareba ko nta soni ufite, nkareba wambaye ubusa ukuntu uhagaze. Ndiriya mbura? Stage se ni iki? Ugize amahirwe ni boss ugiye gukoresha stage, ubundi nakabuye ngo bamwe mu bagore bari hano. Tugenda ariko rwose ihangane singiye ikintu nkora kubera ko ari umunsi wa mbere. Uracyafite ubucucu n'ubugoryi. Scott, amafaranga ntabwo ajya yizana. Amafaranga umuntu arayakorera. Niwe muntu wa mbere nawe mbanje miliyoni 2 za avance kubera ko nakwishimiye. Tugenda ho. Umura ntugire isoni reka. Nta kibazo. Umusonga agiye isoni gisanga. Bari nitwinje muri iki cyumba kwera. Nta kindi twakora tutajemo hano. Yero twinjira naho. Section ufite neza. Umusore bogare niza nawe. Bogare ni kimwe no wambure tukava muri ibi. Reka ntugire isoni. Abagore muzakorana bose abenshi bangana nanjye. Harimo n'abandi. Nabo bakunda ibintu nkawe gutyo bikunsunika ngayo umupira ndi wayamatuza. Nako twumvikanye ko ngiye gutestinga. Si ubwo ufite isoni ufite nizikora. Nundi no umuntu tumwe sura. Umuntu tumwe se niwe uzakora amafaranga ugomba gukora tizi ukabikora mu minota 15 n'ibiri turi ya mbere. Cyangwa 20. Umuntu tumwe uragushimisha. Wow. None ibintu ugiye kunkoresha. Koresha ikiri kuzi ntabwo waje gushaka akazi. Mera neza. Byama neza. Byama neza. Sharika nisanzura. Ariko rero ngiye ugiye kumora ubusa. Nubundi dore kameze gutya nta kintu kumara. Ko nta kibazo ukazamenyera gakore neza. Kandi ufite ibiro byinshi. Ibiro byinshi se hari ubwumeka ryamanga. Gusa turimo turatinda. Siko kushaka ngo usamure. Shakira. Ndashaka kwigisha ibintu by'ubwenge kandi uzabikunda. None se Umenye ko umugore bose uzajya ukora n'igihe wa mbere ugomba kuzajya uheraho. Yego nyine ryama. Sharyama. Kanjya nyine ukora ibyo ushaka. Reba nk'ijaride. Ni mu gupfusa ariko shaje mbakaza hano. Isanzure ni. Kangire. Akugiye kumuhotera. Ako se ndaguhotera ufite imyaka ingahe? Uko kukungana kunguko. Yose dore kameze ubukara kumara ibiki. Kongera ko turapima turebe. Rigiye kaba ariko nshaka. Wizute subundi sinshaka ibintu bimbabaza no. Ngubu niba hari umuntu uri tayari umeze neza wishimye ku mutima no ku mubiri n'izina ry'Imana mu ijuru ni ngewe kuri iyi si mara uribaza ibyo bintu uzi ko nyihagera urumva twabanje turicara arambwira ati turagarutse nate gira kumwe nari nigize nambitekerezaho niki bana ambwira ibintu byose uko bimeze gahunda zose wibaze ko nagiye kugenda ntarahaguruka arambwira tereka nkohereza miliyoni 2 kuri telefone ibaze kuri telefone bro kandi atazanyishyuza arayanyohereza kuri telefone aje arambwira ngo genda wiyiteho ugenda umere neza ati ibintu tuzabivugana watangiye akazi urabyose kujuje
miliyoni 2 uriya mudamu nzi yahise azigwa. bro none nge yandeye ahita na confirm aravuga ati kabisa siko bamukoreye ibiki umuntu wari bamukoreye ibiki urumva nawe urumva uko Paul n'insazi mwana nubwo nayo amafaranga nayagushitura ubu ngo nge ndi kumva batinze kumamagara noneho ahisho aya yenda gahoro mugende gahoro ibintu byose ushiremo ubwenge umunsi niyo yajya amamagara ngo hari imashini 3 ntajya njya kuzoza. Okay mbo icyo sinacyo wenda naringamije kubaza utwo dufaranga urabona twatuheza mu rugo bakagira icyo bakora mama akajya kwa muganga akivuza. Oya ni menshi ahubwo ngi ikintu ushaka gukora wowe ahubwo ndangira hano hari shop nziza hano i Kigali hari shop imeze neza ngiye manze niyatse urumva ngiye kuri gahunda nk'umusore uri i Kigali nicyo ngiye ko zuranyibagiwe mwana ariko Scott iki ujye bikora n'ubwenge ubwenge nanjye gahoro ngufite para guhita bigusaza nyine ngomba oya humura ngenda bizi tu kandi birinda amayoga byatari amayoga nubundi ariko urabizi ko radio ntago wajya kuyikora udafitemo nk'agashoti kaye niba ugafashe gake basi ko gukora iki ko kugira ngo mfasha amaraso azamuka iryo ni banga ry'akazi karuka kubituma ukihuta cyane ariko guhura n'umuntu bwa mbere utanazi niyo muhurwa usanga ntamenya afite ariko afite ibiceri uremera ugasoma mu bihanga ariko icyishimishije nuko wabonye ko wagiye mu murongo w'akazi ugakora ugafasha umuryango nicyo kintu cyambere cyishimishije wowe yatse ufasha umuryango unabikora ufihigiye runaka numara kubona igishoro bigire mu zindi tiba bangiye ikintu nabonye nukakundi bavuga ngo umuntu arabanza agatinda cyangwa agaca hirya no hino ariko business niyi nubwo nayo ari indiyagumvye nayo ni insaza ariko niyi mara ko uzara amafaranga ngene ntabyo kuyafata hashize nk'imyaka nk'icumi ayishwa kuri telefone noneho atari na sheke ngo ujye kuri bank ujye kuretira asura yafite kuko yagoye kuri telefone murambaza mwana ibyo bibobo nakubeshye yewe uyu munsi turasohokana untemo gatuye wewe ribanza kwanza undangira ahantu oya tugende ngere ku mujama wanjye nyambikana umuntu akura imyenda myiza n'inkweto nje muri salo banyogoshe neza yashimije kubona bagiye mu akazi mwana ubundi ejo mwito nahangire gym noneho nkwereka ikintu nikorera ndura ubuzima bwawe nubwo mu rugo ya papa shatuza wangu byo ndimo ndabizi gusa nayo warakoze ni ntabwo nabwo gushimira nk'umuvandimwe warakoze kandi nzafata umwanya twicare kabisa ngushimire. It's okay. Ngiye ubuzima kunshimira kwawe no kubona ubuzima bwawe bumeze neza n'ubwa mukecuru na mushiki wawe. Nibyo nanjye ndi mu rwose. Wiruka kujya muri gym se? Nari maze iminsi nsa nkaho nari kubona umwanya wo kujyayo neza ariko ngiye kubikurikirana. Shasi ko ujya muri gym irahenda ba nayishyuye. Urumva rero iyo mutajyayo amafaranga barimo kwangirika. Ikindi kandi ugomba kujya muri gym ugakomeza kubaka amatuza ukagira imbaraga z'umubiri. Birango urabizi ko abakiriya bacu bakunda umusore uri fit. Hanyuma kandi hari umukiriya uherutse kunezeza arishima arabimbwira. Arabimbwira arambwira ati rwose iyo byashoboka guriya musore nkamwiharira. Uretse ntabwo byakunda urabizi ko ari akazi ariko yaragukunze hari n'akahimbaza musiye yarambwiye mugenera. Ikindi nanjye nimpereye kuri ako gahimbaza musiye ndumva nagikeneye kugenda no mu Scott. Ntabwo nikeneye gutega moto. Mwakoze cyane. Umugura imodoka nziza y'ijipo uzagenda mu kazi ugaparika ukagira mu bakiriya umura neza icyuya transpira urumva nyine urabikwiye. Kandi ndagushimira warakoze cyane ukoze akazi neza abakiriya barishimye. Ngiye gusinyira amadolari ahangaha hanyuma ikintu ugiye kuyakoresha ariko uracyumva ni ukugura imodoka kuko ibindi bintu izindi business zose uzakenera zirarebana na company yaba imyenda yaba isuku y'umubiri urabizi ko nabikwemereye. Aya mafaranga ugenda uguramo akamodoka keza kabiri umusore mwiza nkawe mutangusinyere ako nukuzanya ariko mu kirira nka atazakwihara atazakwihara akica akazi gusa nawe urabizi wowe wanejeje.
ni wa mugore wo mu Bufaransa umaze iminsi nawe. Wa mama. Wow. Yarishimye cyane. Nzamushimira nanjye. Ntuzagirana agafungo kuko ujye ubimenya ko ari akazi kandi ushobora kumusimburanya n'abandi. Hari n'abandi bantu bamukeneye rero. Ubwo harya yitwa Scott nde? Uje neza. Imodoka iragushimishije? ubu ngubu nabuze ikintu mvuga ahubwo se kubera ukuntu nejeje umutima wanjye urishimye cyane sinzi niba nanjye ndumvira ijoro nshaka kugushimisha rwose nkakunezeza ku buryo nakubwiye ko gukorana nanjye no kwiteganyiriza iyi kampani ni nziza ku muntu yihaye agaciro nayo irakamuha. Urumva rero niba tureba siwe kandi nawe ngura imodoka nuriya muhungu wundi Jacob nawe namugura imodoka ngira ngo imodoka urabizi ko nawe ni umukozi mwiza. Urumva rero nawe urayikeneye ariko unyemerere nze kukunezeza rwose ko haciye n'iminsi myinshi. Scott nanjye nari ngukumbuye nuko mba nanga kuvangira abakiriya ariko nanjye numva nakwigumanira. Wanyemera tukaza amafaranga umaye kuguramo akaboto ka wine tukicara ahantu Bitwaye buriya umuntu yakugiriye neza nawe gerageza uko ushoboye kugira ngo anezererwe. Scott ndifuza kuguhindura ubuzima bitagarukiye aha tagira ngo ni n'amagambo burya ibyanjye biba biri mu bikorwa ibyanjye biba biri mu bikorwa byose. Wow. Wari uzi ko ndi bugire ahangahe se? Babuja nyemerera nashaka guhobera ariko uri kure yanjye nyemerera basi uruhaka